Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba FAB TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye muba mwatwandikiye muri komenti n'ayandi twifuza kuba twabaha ubusobanuro bwayo. Uyu munsi rero tugiye kuba twaguha ubusobanuro bw'izina Daniel. Wowe ukigera hano bwa mbere tuguhaye ikaze tukubwira ngo banza ukande subscribe kandi no kukazogera kugira ngo uzajye wumva ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Turashobora kugusobanurira izina ry'umukunzi wawe, izina ryawe, izina ry'inshuti yawe ndetse n'izina ry'umwana wawe ndetse n'undi muntu wifuza ko twaguha ubusobanuro bw'izina ryiwe. Ntugende utatwandikiye muri komenti utubwire uburyo wabyumvishe cyangwa se utubwire izina wifuza ko twaguha ubusobanuro bwaryo. Reka twihute rero mu magambo make tukubwire izina cyangwa tuguhe ubusobanuro bw'izina Daniel. Daniel rero ni izina rifite inkomoko mu Giheburayi ryitwa Daniela, risobanura rero Imana ni umucamanza wanjye. Ni izina rero rifite igisobanuro gikomeye mu myemerere ya Gikristo n'iya Kiyahudi. Rihuzwa rero n'umuntu w'intwari w'intangarugero mu bwenge no mu buhanga. Mu bijyanye n'imico n'imyifatire witwa Daniel, umuntu witwa Daniel ni umunyabwenge kandi utekereza cyane. Daniel rero ahora atekereza mbere yo gufata icyemezo kandi akirinda gukorera ku jisho. Ikindi azi kwihangana, arashobora kwihanganira ibihe bikomeye akaguma mu ntego ye yiyemeje. Ikindi ni intangarugero mu myitwarire, yubaha abandi, agakunda gukora ibiri ku murongo, yifitiye icyizere, ntajya yikanga cyane kuko abazwi icyo cyangwa se abazi icyo ashaka n'icyerekezo afite. Akunda rero ukuri, ntashobora gukundira ibintu by'uburyarya cyangwa se uburiganya. Ikindi ibyo Daniel akunda kuba mu bantu rero b'inyangamugayo kandi b'abanyamwete. Harimo kugira amahoro n'ituze mu buzima bwe, harimo gutekereza, gusoma cyangwa se kuganira ku bintu bifite ireme, kugira inshingano zifatika by'umwihariko mu buyobozi cyangwa se gufasha abandi, kwemerwa no kubahwa bitewe n'imyitwarire ye. Ibyo rero yanga harimo uburiganya, ikinyoma n'ubusambo, kudasora cyangwa se kudakora amakosa cyangwa se kwanga kugira icyo wiga mu kubibaye. Ikindi ni abantu rero birara cyangwa se badatekereza ku ngaruka z'ibyo bakora. Ikindi gukerensa abandi cyangwa se gucira abandi imanza cyangwa se batabanje kumenya ukuri. Ibijyanye n'inzozi z'uwitwa Daniel rero akunda kuba umuntu uhamye w'icyitegererezo mu muryango cyangwa se sosiyete, kugira uruhare mu iterambere n'abandi cyangwa kuba umuyobozi wizerwa. Ikindi akunda gukora umurimo wubahuka, aho azagaragaza ubushobozi, indangagaciro ze, kubaho mu buzima bufite intego, bwubakiye ku ndangagaciro n'icyizere. Ubwo rero yari ubusobanuro bw'izina Daniel. Wowe witwa Daniel, twandikira muri komenti tubwire uburyo wabyumvishije. naho mu kanya mu busobanuro bw'ayandi mazina agiye atandukanye. Ntugende udakoze subscribe cyangwa utakanze subscribe niba utarigeze